ijoro umwijima ntibibakanga, ahubwo usanga ariho bari gukorera akazi kabo. Usanga bihishe, abenshi bari gukurura abagabo, abandi barimo gukurura abakobwa. Ariko se kubera iki bose bakunda umwijima? Aha ndavuga night clubs, aho usanga mu matara amwe aba yijimye cyane, hahandi kugira ngo ubone nibura umuntu muri kumwe muri ako kanya bishobora kuba byagutwara nibura igihe kitarenze nibura nk'iminota 5 kugira ngo ubashe kuba wamenya uwo muntu, bitewe n'amatara aba yagiyemo. Urumuri rwinshi ruba rurimo, kandi urwo rumuri rwose rwijimye ku buryo utabasha kumenya isura y'umuntu muri kumwe. Ariko ibyo arimo kugukorera byo bishobora kukubwira ati uyu muntu turi kumwe ni igitsina iki n'iki, igitsina gabo cyangwa se ni igitsina gore. Ese haberamo ibiki? Ese ku ndunduro byahereye hehe ibyo byose kugira ngo bibashe kuba byagera inangahe i Kigali? Dore ko i Kigali naho hasigaye haberamo ibitangaza gusa, wagira ngo Kigali yabaye San Francisco cyangwa se aho twita Las Vegas. Urakaza neza mu isi y'ubucukumbuzi, muri kumwe nanjye Abdati. Ahangaha akaba ari kuri Rusaku Media. Murakaza. Ndabizi ushobora kuba uri kureba iyi video ariko warabuze kampani yizewe cyangwa se ahantu hizewe wakura abantu bakunogereza umurimo nk'uko ubyifuza. Aha ndavuga gutera amarangi, kuba bagukorera electricity yo mu nzu, bakagukorera intebe n'izindi design zigiye zitandukanye. Turavugamo nk'amatablo. Aba n'abandi ni Omar Group. Ubakeneye wabahamagara kuri izo nimero uri kubona aho hasi kuri screen yawe. Dore ko ibarangaje imbere ni ukubona inzu yawe ikeye uri kwitahamo n'umuryango wawe. Abenshi tubyita ibimansuro cyangwa se night clubs. Ahangaha burya abanyarwanda nibo bavuga ati ibijya gushya birashyuha. Ahangaha hari mu gihugu cy'Ubufaransa hagana mu majyaruguru yacyo, aho abashakashatsi bakoze ubushakashatsi ku byo bita Paleolithic cave paintings. Ahangaha ni ubuvumo burimo nibura ibishushanyo bishobora kuba bimaze imyaka irenga 20,000. Ibi bishushanyo byerekana amwe mu mafoto y'abakobwa cyangwa se ibishushanyo by'abakobwa bari bambaye ubusa, bari kujya babyinira abandi bakire babicaye imbere. Aho ni mu myaka irenga 20,000 ishize. Ariko se wakibaza ati byagiye kugera i Kigali byagenze bite? Dore ko abenshi bavuga ati iyi mikino rwose baba barimo ntabwo bari myiza cyane, igaragara nko kwicuruza cyangwa se gutesha agaciro igitsina gore. Dore ko usanga umugore arimo kubyina yambaye ubusa imbere y'imbaga y'abagabo barenga nibura nka 20 kuzamura, ari abakobwa nka 2 cyangwa se 1. Gusa iyo tugarutse mu mateka ho gatoya, batwereka ko nibura iyi mikino cyangwa se izi mbyino zitwa tripping dance zamenyekanye cyane mu 1969. Izi mbyino zikaba zarazanywe na bandi yitwaga Donda yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahangaha ni mu kwezi kwa 12 itariki 3, aho bari kuronshinga izo mbyino bagenda bazerekana, ariko ntago zari zikabije nk'uko tuzizi ubu ngubu. Dore ko abakobwa bazibyinaga bo ubwabo babaga nibura bambaye amakariso, abandi bambaye nk'utundi twenda two hejuru dutoya, ariko bigaragara baga barimo gushimisha imibiri y'abakire babicaye imbere, babashese imbere amafaranga atagira ingano. Ahangaha se ababikora bo babifata bate? Cyangwa se nibihe bihugu bindi byase bishinga uwo mushinga nabyo bibishyira mu tegeko nshinga, cyangwa se abandi bashabitsi batabagiye kubishingayo nka business? Wakibaza ati nibihe? Ese u Rwanda rwaba rurimo cyangwa? Usanga kugira ngo igihugu gifashe kuba cyahereza ububasha cyangwa se rwiyemezamirimo akazi runaka, babanza nibura kuba bamuha amabwiriza ari mu ngazeti ya leta cyangwa se ku ngingo y'amategeko ibigenga. Ariko usanga utuzi nk'utu dukorwa mu ibanga rwihishwa, dore ko n'ubu ngubu tuvugana hari nk'umuntu wibereye ubu ngubu muri night club ziri hano i Kigali mu Rwanda. Kandi izo night club zikaba zitazwi cyangwa se batazi ko zihari, kubera ko babasha kubikora mu rwihisho, kuko abinjiramo ubwabo ni abantu baba baziranye. Teka hanini ubusanga no kwinjiramo uba werekana irangamuntu, ukerekana nibura n'ikindi kintu kikwemeza ko nibura utaza kuba wabavamo. Dore ko ugomba kuba uri kumwe nibura n'umuntu waho ngaho ukuzi, cyangwa se wazanywe n'inshuti yawe runaka nayo isanzwe ihaza. Ahangaha se kubera iki leta zimwe na zimwe zagiye zibyemera, zari zigamije iki? Ahangaha kwikubitiro nk'uko nababwiye, igihugu cy'Ubwongereza nicyo cya mbere cyazanye ibi bintu. Dore ko bo babishyize hanze ahagana mu 1930. Ahangaha bikaba byarakorwaga n'abami n'abandi bayobozi bo mu nzego zo hejuru. Dore ko babikoraga kugira ngo babashe kuba bakishimisha,
babona abakobwa cyangwa se igitsina gore kibari imbere kiri kubyina cyambaye ubusa. Ahangaha ho byakorwaga n'abami cyangwa se n'abandi bantu bo mu nzego zo hejuru, ariko nta bindi bihugu bindi byabijyagamo. Ikindi gihugu cyose gitangira kubikora nk'umwuga, ahangaha twazanamo igihugu cya Cyprus. Ahangaha ni mu 2001 ubwo babashaga kuba bakemerera utubari tumwe na tumwe kugira ngo tuzajye tuzanamo abakobwa babashe kuba bashimisha abagabo, ariko babashyiraho itegeko rigira riti umuntu wese ugomba kwinjira muri aka kabari nibura agomba kuba afite irangamuntu cyangwa se icyemezo cyerekana ko ari mukuru, kandi akaba azabasha kubika ibanga rizabera aho ngaho. Gusa siko byagenze, ariko byatangiye kujya bijya hanze amavidewo amwe n'amwe abantu bari muri utwo tubari. Dore ko ahangaha muri iyi minsi badasigaye batinya kuba babishyira no mu mavidewo cyangwa se mu mafilime agiye atandukanye hirya no hino nk'uko tubibona, amwe twita amafilime y'urukozasoni. Ikindi gihugu cya kabiri nacyo cyase kiza cyemeza ibi bintu kibona ko ari umushinga ukomeye cyane. Ahangaha twakubwamo igihugu cya Canada. Canada nayo ahagana mu 2009 naho bahise bemeza iki gikorwa ko cyazajya kibera ahantu mu tubyiniro, bakemera abantu kuba bazamo ariko bitwaje amarangamuntu cyangwa se ibyangombwa bibasha kuba byaberekana nabo babashe kuba babona ko nibura umuntu uje kureba izo mbyino zitwa tripping clubs dance ko nibura abashe kuba yakuzuza imyaka y'ubukure. Ikindi gihugu cyose kibikora nabyo nk'akazi ni igihugu cya Iceland. Ahangaha hari mu kwezi kwa gatatu mu 2010 aho bemeraga utubari n'utubyiniro byose ko byabasha kuba byakora iyi mikino cyangwa se izi business z'abakobwa bambaye ubusa barimo kuba babyinisha abagabo cyangwa se bakora ku myanya y'ibanga. Ahangaha se wakibaza ati mu Rwanda ho byahageze gute, cyangwa se mu Rwanda bigize babyemera? Ahangaha ho ntabwo hazwi neza igihe mu Rwanda byaba byarahagereye, dore ko ahanini uba usanga ari n'ibintu bitungurana cyane. Gusa ubu ngubu twicaranye cyangwa se turimo kuvugana nawe urimo kunyumva ubu ngubu ushobora kuba uzi neza ahantu mu Rwanda bimaze ni igihe kinini cyane kirenga n'imyaka irenga 10 babikora ibyo bintu, ariko usanga bitazwi muri leta, dore ko no mu gitabo kigenga amategeko ayobora u Rwanda iyo ngingo ntayirimo, cyangwa se nta n'ahantu bemera ko utubari tubasha kuba twazanamo abo bakobwa bambaye ubusa buri ngo babashe kuba babyinira abagabo bameze nk'aho bari gusuzuguza igitsina gore. Mu minsi ishize nibwo twagiye tubona amavidewo y'urukozasoni arimo gucaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga berekana abakobwa bari bambaye ubusa barimo kuba babyina berekana imibiri yabo, barimo kubyina abagabo mu tubari hirya no hino muri Kigali. Ahangaha amakuru dukesha Igihe berekanye ko nibura bamwe mu bantu bagiyeyo cyangwa se watanze ubuhamya kugira ngo iziriya video zibashe kuba zajya hanze ari mugenzi we wamutumiye, aramubwira ati ngwino nkwereke ibintu biri kubera hano, ngo nari nasohokeye ahantu mu kabari ariko nsanze hari kuberamo ibintu byiza cyane, nka za mvugo z'abana b'iki gihe ngo ngwino nkuraburesha. Akihagera yasanze abakobwa bambaye ubusa, gusa ku marembo akijya kwinjira atari yageramo imbere baramubwiye ati kwinjira ni 5,000 gusa, nta kindi kintu urakoreshamo cyangwa se nta kindi kintu urafatamo, undi munsi wazaza utinze ukaza wishyura 10,000. Ingwi naravuga ati nta kibazo reka ninjiremo. Mu kwinjiramo yakubiswe n'inkuba, dore ko abakobwa bari bambaye ubusa barimo kubyinira igitsina gabo bicaye, ari ibintu biteye agahinda rwose. Ese leta y'u Rwanda iri kubivugaho iki, cyangwa se RIB iri kubitangazaho iki? Dore ko twamenyereye ko ijya muri kesi nk'izi ngizi, gusa kugeza amagingo aya ngaya RIB nta kindi kintu iratangaza cyangwa se n'ayandi makuru iratangaza kuri ibi bintu, dore ko twese tugitegereje amaso akiri mu kirere ngo tubashe kuba twamenya icyo ubuvugizi bwa RIB bivugaho. Gusa bimwe mu biri gukorwa ubu ngubu, aka kabari ntabwo kakirimo gukora amagingo aya ngaya, nta nubwo kakiri kwerekana iyi mikino yabo cyangwa se izi mbyino zabo. Twari kumwe, nitwa Abdati. Niba ukeneye kuzajya umenya amakuru nk'aya ngaya cyangwa se ibyegeranyo nk'ibi ngibi bicukumbuye bitomoye, kugira ngo ubashe kuba wakanda hasi kuri subscribe, ukande kukazogera, muri comment umbwira ati ndabikoze, ubundi dukomezanye n'utangajya nkukora ibiganiro nk'ibi ngibi cyangwa se documentaire nk'izi ngizi ziryoshye. Ciao. Ndabizi ushobora kuba uri kureba iyi video ariko harabuze kampani yizewe cyangwa se ahantu hizewe wakura abantu bakunogereza umurimo nk'uko byifuza. Aha ndavuga gutera amarangi, kuba bagukorera electricity yo mu nzu, bakagukorera intebe n'izindi design zigiye zitandukanye, turavugamo nk'amatablo. Aba n'abandi ni Omar Group. Ubakeneye
wabahamagara kuri izo nimero uri kubona aho hasi kuri screen yawe, dore ko ibarangaje imbere ni ukubona inzu yawe ikeye uri kwitahamo n'umuryango wawe.